hanyuma muri Man United rero inkuru yari bamaze iminsi banuganuga umukinnyi ukina hagati mu kibuga yitwa Warren Zaire Emery. Uyu mukinnyi ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Paris Saint-Germain ariko utabona umwanya uhagije. Warren Zaire Emery baravuga bati ese ntabwo twagusohoramo aho ngaho ukaza kudufasha muri United, Ruganzo twinjire muri iyi nkuru. Warren Zaire Emery mwe makinyi bagize umwaka mwiza muri championnat y'Abafaransa muri iyi saison, kubera ko nujya kureba byuze icyo umukinnyi agomba kuba byibuza afite kuri Warren Zaire Emery nyuma yo profita ibihe bitari byiza ku bakinnyi batandukanye. Ubwo ndavuga abakinnyi barimo Fabien Ruiz twamugarutseho ku ivunika rya Sharaf Hakimi byibuze ubita Zaire Emery yagize bikurikirana atangwa nuko arateye kuba kandi anayikora neza muri rusange. Ubwo nujya kujyanye n'icyo bivuga ngo yatanze iki muri mwaka w'imikino mbere ko njya kujyanye n'amakuru agezweho kuri we kano kanya. Muri iyi saison yakoze match 53 atsinda ibitego bitatanga atanga impira 5 yavuyemo ibitego, so ntabwo ari ibizi ntibihambaye ariko n'ubundi sibi ku mukino n'ubundi nka Zaire Emery n'ubundi warusa nkaho yamaze kuba icyo navuga ngo ni nk'umukinnyi mu backup muri Manchester rero bari gutegereza ibintu byinshi kubera ko bategereza ibijyanye n'icyo kubaka byiza projet ihamye ya projet izatwara cya gikombe cya 2028 bako byuse umwaka ku isimatano uyu nguyu yibuze bakora isiyaje yaho muri uyu mwaka bakaba byuse bashimangira umwaka utaha wundi 28 bakaba bashimangira icyo navuga umushinga wose muri rusange. Bivuze ko rero kano kandi ikintu cyari muri Manchester bategeza ko byuse basana undi mukinnyi mu nimero 8 byose banatanga ibisubizo bigiye bitandukanye muri equipe indani. Amakuru bakubye Manchester iconsider cyangwa se yizera ko wenda itara transfer ya Zaire Emery itatwara amafaranga arenze 60. Gusa kano kanya numukinnyi uri kuri short list y'abakinnyi bafite ariko so umukinnyi barakora icyo batango ni uko advancing ngo kugenda basanga ikipe PSG kugenda basanga umukinnyi ngo igihe ari kano kanya nuko ari kuri short list y'abakinnyi Manchester yifuza ko byibuze yasinyisha muri iyi sama, ariko nabwo ko nta bidasanzwe byari byaba kugira ngo transfer noneho umuntu atangiye kwizera ko yagira icyo nakutango n'ubuzima uko yashobora n'undi muri iyi sama. So coach witwa Damien Chef umunyamakuru wa Sky Sports yatubwiye ko United n'ubundi itegura kongeramo undi mukinnyi muri Mediane. So Warren Zaire Emery ubona hari icyo yatanga muri Mediane ya United? Why? Yaba aragashyira mutsoje gute ura mwana ari muri Berenzi ari muri groupe nziza y'Abafaransa. Yego mbona atarakoze nko byari kwiko bimeze, nyuma mbona atara ko muri Paris Saint-Germain imeze kuriya yego, ariko iyo uje muzana ibingana iki nibura baragupusa barakuzamura. mbona ameze nk'umuntu udakura muri kariyeri, mbona ameze nk'umuntu nyine utadeveloping muri kariyeri neza. Yego ku buryo uko mbona yitwara mu Bafaransa shamba bona Manchester muzanya ntago ari umukozo mu Bwongereza rwose simbabe niko mbibona. Yego hajya umukinnyi wari mwiza ukamubona ko ni umukinnyi mwiza, ariko we mubona asanzwe kangwe nk'urugero none ko ashobora mu gikombe cy'isi ubanza abadakinira Paris Saint-Germain atazi abadakinira Paris Saint-Germain ntiyajya mu gikombe cy'isi ufite niwagendeye mu Kigali cyo kuri muri groupe nziza, ariko kwibaza ngo ariko uyu muntu uri muri groupe akora iki afasha icyo abandi ndakira bakakibura ku buryo yaramutse aje muri Manchester yamera nka Manugari. Ayo nevuye muri Paris Saint-Germain n'ubundi nawe yavuye muri Paris Saint-Germain yaba ari Manugari tugenda niko nyuma nasagwe kuko ngiye kuvuga ngo ndamusesengura byinshi yo ku ruhande. Icyambere niki kimugira umukinnyi nyine azwiho kuko ngo umukinnyi afite karite. Yego niye karite afite dukwiye gutereka ku meza: dribbling, passing, tackling, mediateur. Urashaka ya maximiza cyekana hari wizenda akadufasha. Ari ibintu byinshi kuri Zaire Emery apare ko wewe na to urwego rwatariho bapare abakinanya ko byuze no kimwiza myanya no gutanga zone passes zi breaking ama defense no mwiza mu mipira wo gutanga ama long balls, ni mwiza mu na playmaking ikora ko byuze ubwo cyo impamvu no vuga ibyo bintu kuko ari umediateur yego wa Paris Saint-Germain yego but ibi yakora leva bikoraho niyo Manchester ikeneye kano kandi so starter nmango nifite uri Chemans kapitani kibe gigubiri kapitani Bruno Fernandes ugomba ko kapitani kibe yenda Portugal ntabwo ukeneye byibuze umukinnyi w'ejo yabo kano kanya bavandimwe ndashaka kuba kuri equipe igite Mediane mo Bruno Fernandes yongeyemo umukinnyi ntemera ko kwe kuba umusata witwa Andre Santos umukase so nmango nawe ntemera ko ari umusata as of now. So ahantu ufite Yuri Tielemans ugomba ko ari umusata, ahantu ufite Bruno Fernandes ukwero ko ari umusata, cereka ari bari afite muri Paris Saint-Germain teneri
muri Manchester no kuvuga ngo niba ukeneye backup ntago backup iraba Pedri ntago backup ye iraba wenda Jude Bellingham backup ye iraza kuba ari umukinnyi utamatchingana n'ibyo ari gutanga ariko nanone tujye kubona Chris Klevenin niba tubana wenda uguze Bruno Guimaraes na Declan Rice Martin Odegaard ntavuga ngo ni level ya Bruno Guimaraes kubyo ari gutanga muri ako kanya niba mvango ukeneye backup ukayikura muri page bijyanye n'icyo amaze gusogongera Zaire bijyanye n'icyo nakutanga ni profile y'umukinnyi mpamya ko utabonye backup mbi nibutsa ijambo ryo bita Serge Ratcliffe ngo kugira ngo ure Mbappe nakora Mbappe wanjye meaning in that sense United iri gushaka abakinnyi numva bindi mu mutwe kabisa bakiri bato kuko urumva bari gutekereza kutazongera Bruno Fernandes amasezerano y'igihe kirambye bari gutekereza ko Mason Mount byahombye bakareba yuko hari Kobe Maino Santos yuri bonyine nko mediateur byuze bakinira imyaka 3 iri imbere akaba turi kubona logique y'aba bakinnyi bakiri bato Warren Adam Wharton in that case nanone rero ako kantu ka Warren ko kumutekereza muri context aho abantu etamanengira Manchester United niba uzi ko atari umusata tugiye kuzana ushaka umukinnyi wo muri squad player mu byukuri ukuri ubukinnyi muri Paris Saint-Germain wo kuza kuba umusquad player nka Zaire Emery ku myaka ye ofete ntago ari umwanya w'abandi Zaire Emery agiye kurya Alani afite amasezerano amugeza 2029 muri Paris Saint-Germain amakuru ava no mu France aravuga ko Paris Saint-Germain yo they have refused to sell bo baravuga bati ntabwo twamugurisha ariko United ikavuga iti nibura dutanze amafaranga ari muri miliyoni 51 z'amapound zika 60 z'amayero cyangwa tukazamuraho gato birashoboka ko twamubona ariko none tunamihuze na saga y'umuntu bita Ismail Assar muri Crystal Palace nawe United ngo nayo iri gutekereza ikavuga iti uyu nawe twamuzana Zaire Emery Ismail Assar aba bakinnyi bombi United kubiri kubatekereza urabibona yego nibyo kuri Warren Zaire Emery duhita tureba kuri transfer z'abakinnyi barimo ba Leny Yolo umukinnyi ukiri muto cyane turebe kuri Sen Lamens umukinnyi ukiri muto cyane uhitumana kujye kureba ku muvandimwe Diego Leon bajya kumugura umukinnyi ukiri muto nujya kuri Andrei Santos yari backup muri equipe ya Chelsea bamutekerezaho ndi kurona ko United kuri ya myanya ibona ko itari bwexere nk'aba adversaire kwese ko twanywe bari kwa Elliot Anderson United tugize ishora amafaranga menshi abatoya twe ntago turi bite twipima mu cyari Arsenal ikoze na Liverpool na City kuri Mercato kuko bo bafite do base bafite ibyibanze mu musingi reka twubaka ikintu gisa nkaho gitanga icyizere cy'ahazaza ahubwo twihigiye cyo kugira ngo abakuru bakuza bato iyo nje kurane kuri Warren Zaire Emery niyo bari gutekereza abakinnyi biyo myaka kuri Ismail Assar bari gutekereza ku bakinnyi barimo bita Rashford bakatekereza ku mukinnyi bita Joshua Zirkize bakabareba ubwo na Jadon Sancho bakaranga abakinnyi bashobora kugaruka muri pre-season bakagira uburyo bafatikanya n'abandi ariko nago babara muri projet y'igihe kirambye ya United akariyo mpamvu turi kubona ikipe ya United itekeza yuko mu gihe baba babonye umuguzi wa Rashford yakwigendera mu gihe babona umuguzi wa Joshua Zirkize yakwigendera mu gihe babona utwaro bita Sancho nk'umuntu ugiye gusoza n'amasezerano ye yakwigendera ahubwo bagasiga bahanganye n'ikintu cyo twakwita depth ese ko dufite Bryan Mbeumo uhanganye na Amad Diallo ku mwanya ese ko dufite uwo bita Benjamin Sesko ko dufite bita Kunya bo bafite abaye bakinnyi babagarage mu myanya yabo babatangaho icyo twakwita competition ifashe Kunya umuntu nk'umuntu wakina force 9 uyu ufashe bita Mbeumo nk'umuntu wakina force 9 ariko reka tujye kuri la wing ikipe ya United uraza gusanga rimwe na rimwe bayengekayo Amad kandi turabizi ko siyo karite nziza bagashyirayo uwo twakwita nka Mason Mount si byiza kuri we iyo ufashe Mbeumo kamushyira si byiza kuri we nkambona rero ariyo mpamvu ari gutekereza ko n'umusore bita Ismail Assar ku mikino igera kuri 44 yabanje muri equipe ya Crystal Palace la season experience kuva muri Watford none la season akarusho yatsinze ibitego bijya kuri 20 muri sezo yose anafashe equipe ya Crystal Palace gutwara igikombe cya conference atsinze igitego kuri finale icyo ni ikintu ba boosting aho gati no muri Senegal atangiye kuba umutitire yageze muri ya myaka yo gusarurwa nkambona United kubitekeza nk'umuntu ufite iyo nyota ariko wazazanye experience mu musatirizi cyane yuko ariho hantu babona noneho hamaze gusa nkaho hafatiranye babiri ku mande barafatika Sesko yatanze ibimenyetso none reka dushyemo na depth za gushyigikira abari mu kibuga so Ismail Assar rero amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ko hagati ya miliyoni 50 z'amapound na miliyoni 60 z'amapound United ishobora guhitamo kumujyaho rwose ikavuga iti tumuzane uyu musore w'umunyasenegal ku myaka ya 28 amenyereye Premier League yanyuze amakipe nka za Watford ubu ngubu bari muri Crystal Palace Ismail Assar hanyuma kuri Warren Zaire Emery nawe amakuru aravuga ko
United iramushaka ariko ifite n'izindi alternatives. Ese Paris Saint-Germain izamurekura? Ibyo byose ni ugutegereza tukareba. Paris Saint-Germain yo amakuru avuga ko ngo ititeguye kuba yacuruza cyangwa yagurisha Warren Zaire Emery.